amakuru yawe. Ese basi ntabwo nemerewe no kukuvugisha. Amakuru ni meza. Mbona se wicaye wenyine no byagenze bite? Wagiraga ngo mbe nicaranye nande? Ese musanzwe mwicara nta harira prijari. Bisa nkaho nyine kuba ari wenyine hari ibyo byamuha amahoro. Kuba ari wenyine byamuha amahoro? Niko nkeka. Ntabwo byumvikana ariko umuhungu nkawe mwiza yakabaye ari wenyine muri iki kigo dore ko harimo n'abakobwa benshi beza. Ibyo byorere mwana. Igihe cyabyo cyararangiye. Ntabwo cyarangiye kandi nubwo ubuzima bwawe bwarangiriye kuri uriya. Ufite kongera gukunda, ufite kongera kwiyumvamo ubumuntu kandi nyine ugatuza. Nta gikuba cyacitse rega nta nubwo ari na bucura. Ushaka wajya ubimenya. Ese twe nta rukundo dufite rwo twagukunda? Nta mpamvu. Ngaho basi jinyegera ungumi iruhande. Byashoboka ko ngiye nakuba iruhande muri iyi situation urimo. Bisa nkaho nkwiye kuguma njyenyine. Ndabizi wazicwa n'agahinda kandi ntago ari byo. Ngiye wanyemerera basi nta kindi cyazamo ariko ngiye nkajya nkuba iruhande mu gihe nkagutya umeze uri muri iyi situation ntago biba byoroshye. Birashoboka ko wanigunga nyine bikaza kubiramo za trauma n'ibindi byose. Oya nabirenze birimo. Ubuzima bugoye nsa nk'ubumenyeye. Ariko iki nicyo gihe kugira ngo uhindure amateka. Kandi icyo gihe cyo kugira ngo wakire undi muntu mushyashya mu buzima bwawe. Oya nura yari mushasha. Kandi nawe sinzi n'izina ryawe. Nari kubwira gute utararimbaje utaramaye umwanya ngo tuganire. Ariko ntabwo ari ngombwa ngo mubaze ngo witwa nde. Umuntu ari kuza nkihuza nakubwira ngo nitwa gutya na gutya. Oya nyine nkakura naje mu shuri nkabibwira nawe wakagize nka bwa bundi twari kumwe kaza nitwa gutya na gutya. Tukaba twanaba n'inshuti wenda bishobotse. Okay, ntagihindutse ngiye nitwa Era. Kirango urabibona ndi umunyeshuri mu kigo ndahasanzwe ariko nyine mbona ukuntu urimo kwitwara muri iyi minsi bidakwiriye. Birashoboka ndakumva ufite ikibazo ufite agahinda ariko nyine nanone ukeneye undi muntu wakuba hafi muri iki gihe urimo. Oya nta mpamvu. Kuba ndi njyenyine muri aka kanya bisa nkaho binyuze. Kandi njye mbibona ko utanyuzwe. Se kuba wigunze gutyo urabona ari byiza. Bisa nkaho ari cyo naremewe. Nyamara njye naguhindurira ubuzima kandi nakubera wowe wifuza ko nkuberaho. Ntabwo wabyumva mwana. Ndabyumva agahinda ufite ariko nanone ukeneye umuntu wo kukwitaho. Hanyuma se uzaguma gutyo wenyine. Ako urabona turi kumwe bitajyana. Oya nura byarashobokaga ko yanyitaho. Ariko iyi nari kumureza nanjye ndi umuntu mukorerwa mba mbibona. None se reka nkubaze. Ubyaye umwana agapfa wazarekera kubyara ngo nuko byarupfusha. Biba bigoye guhita wafata umwanzuro wo kongera kubyara ako kanya nyine ni ibintu bigoye cyane. Ariko nyine ndakumva situation urimo hari n'undi wenda wayiciyemo nk'inshuti zanjye ariko nyine umwanzuro ntago ari uko kubivamo burundu ahubwo ugomba kugerageza amahirwe ku bandi kandi rega nakwitaho nk'uko bikwiye. Ariko urabona uramujama atagiye kukadufatana. Uwuhise uramujama mushyashya waje muri iki kigo.
Joshua uravuga Joshua sha Joshua arakadufata nyereba ukuntu yaje ariko ibyana bikayega byose bigasara ibyana se twebwe abakobwa se abakobwa sha uri agufatanya abana gute ikigo n'ubundi ikigo ni icyacu uri umusitari w'iki kigo ubundi umwana arakadufatanya uzi impamvu akadufatanye se nayo nzi reba yaraje abakobwa barashega sibyo bamaje gushega urabona uriya pressure anytime mbacaho bicaye bameze ukuntu nyine tu reka ibyo nibyankanga ubu nose urusibye turi neta bafite ngo bamwemere ni ibihe abinda afite bikaze araje atwike akurenge reka Kigali icyacu shaka ukora nyine iyo Kigali icyanyu ayo magambo nayumvishe kenshi mwana uyumvisha abwiwe na Erase cyangwa abwirwaga n'abandi reka tubyorere mwana reka tubyorere tubyorere ubaho bigeze aha dukumva nyine kubaho njyenyine ngaho muri ubwo buzima bwo kubaho wenyine nshyiramo tubanemo twenyine ariko nubwo wenda nsa nkaho mezemo gutyo ukuntu kuko gufatana biragora ariko ikintu ndi kubona nutareba neza umwana aragufite bro reka je mwana ngiye ura mutipe yazi wenda ngiye nuko mba naranditse izina muzirira iki se mani ko nabonye nari biri nabonye ura mujama umwegeye yakuba mwaba inshuti ukuntu shabyiyorereza gute se ma salamu amakuru niwana ariko ngo muba muri mudukira hano boro tuba twiganira nk'abaniga mana ingo mwanconesha sha nyine urebye twavugaga kuri wa mujama mushyashya uje muri iki kigo urabona araje mbega azanye kwiyemera bidasanzwe ibyana byacu byose yabitumazeho wakira Semana ko nsigaye mbona yigunga uburiya koko mu kigo hari ikintu avuze yigunga ejo bundi namunyuzeho yigunze wagira ngo afite ibibazo tu oya ni ibibazo byamuherana none se nge twebwe bidutwaye uramujama nge anakiza muri iki kigo nabonye afite ikibazo ariko nyine kwa gutwika nkabona ni umupapa cyangwa mana naremeye ariko uyu mujama ndi kumva wagira ngo bafitanye akabazo nta n'akabazo dufitanye usibye kumubona kuriya nose kuzi ko Kigali icyacu ega nge nshatse turagiranye n'ikibazo nye nawe nanakwita ariko nawe sinigeze kukubonana ngo bamwita ndera niba ari Gayeri niba ari nde Raw Master se sinigeze kumubonana ukuntu oya birabyo ni ibisanzwe nyine ni nkuko umuntu bamwigana mu kigo mukagana so we ntituri kumwe gutya ura ni inshuti yanjye nta kibazo kandi ariko numenye ko Kigali icyase urumva ataramuvugishije byaba ari bibi ariko nyine nabidanje birana ibisanzwe twiganira dore ko ari n'umuhanga bamfasha amasomo wowe n'uriya mukobwa hari umukobwa nababona nagira ngo wowe nawe dushyiraho kenshi ariko ngewe ibyo bintu by'amadage ntabwo njya mbijyamo ariko iwanyu umusenga mu bake hano ntabwo tuba twaje gusenga abantu ariko ubona twaje kwiyicarira nta nubwo ndicara gusa urababara ariko kubite mbareka mbe nigendeye man shagerayo man ko wishimye cyane twari turi twiganira ngo kuri wa mutipe ngo Joshua ariko kumubona gute muri iki kigo yo kurandi kubareba nk'isekere n'ubundi cyane wowe abaye iki none subize iki kigo nyine ari icyacu heba ngo heba nk'ibiki nzi ikigo ntakiheba ngewe nyine icyo ndi kumva ujindamiye hano umwana bari kumu ariko hari ikintu numvishemo nk'umurara ntabwo ushona ubundi reba ukuntu boro ndi kumva zesitaye hajemo ibintu by'ibyana kandi muri iki kigo niwe ufite icyana ngewe banze nkarutwitse ariko iby'ibyana ni gutya mbwira nta kibazo urura rujya amaguye ipantaro rumwe rushasha Joshua uriya yatwara iki nta kimwe wagiye muzahara hepfo nyine hepfo ya karasi ko nsanze amumereye nabira indesi era
ngibyo se yabikora ariko ko nababonye ukuntu ari mushya se agahita aza ngakampatira ukuremo akarenge kawe ahubwo muri iki kigo hari igihe haba harimo abagambanyi cyangwa uri kutwumva cyangwa wari wabuze ukuntu tugeraho warabuze ukuntu tugeraho nk'abasitari ngo utuganire mbabaza se uza kuza twibwirisha iby'ibyo mwibiye akabanga jyana ayo mabanga yawe njye nabikubwiye ariko mana wa mujama njye ukuntu namubonye nabonye ari gutwika mwana ahubwo nabonye ari gutwika ariko akantu nyine ko kuvuga ngo yafashe era byava kure mana kuko n'umwuka icyo gihe twawumuhezerega mana ngiye mu iki nariya majipo shajya mwihorera n'ubundi ari igihe nawe wari wabuze ukuntu uza kuganira n'abasitari b'ikigo gusa ibyo nkubwiye byo oya reka nzabimenye ntago naheba aha konje kugenda wowe bitubyaho ariko mama kwisi ugenda wagarutse ukambwira ayo makuru twumva ayo makuru mani hari ibintu tuba tugiye kuganira nk'amaniga wowe ushaka wakaba ukarenze mani oya waba ukarenze nyine mani hari ibintu tuba tugiye kuvugana nk'amaniga hano turi muri boro z'amaniga mani wewe ucomotse turaza guhuza mani oya turahuriza ahandi subizi se nyine wakomeza iyo makuru kanyibwira none se weho ndi kukubwira ukanga njye ndi kukubwira ukanga kubyumva kiriya gihungu nubwo ubona cyambara biriya bipantaro kijindiriye kibaga kijindiriye ariko nakibonye kiri no kumwikoreshwaho ariko wowe ibintu uri kuvuga sindi kubyumva njye kubikwereka se byeshuwa ntago ibyo ngibyo ntago yabikora nyine tugende mbikwereka tugende ntari byaba byiza tugiye kureba ibyo ari byo akabitwereka mwana ikibazo nubibona birakuranga oya tugenda ariko bindaka dusanze ari nabyo twanamushwanyaguza muri rya shuri hepfo twigiramo twanamushwanyaguza burya ntago yaza tumenyera Jesho uramutse ubyemeye naguha urukundo utatekerezaga naguha byose utigeze ubona mu buzima bwawe nakubera wowe wifuza ko mbaho ese ubyumva gute njye nawe turi mu rukundo ayo magambo namumvishe kenshi karenze ariko ndagusobanuriye ko yumvishe ku bandi batari era n'ababyeyi banjye bagerageje kubimbwira birangira bansize ndabyumva agahinda urimo kandi ntuteze n'amatwi cyane ariko ugomba guhinduka ukakira undi wundi niba ari paje yararangiye ugafata indi paje yindi ibyahahise yego ntabwo waba utibuka amateka yahahise ariko none ugomba gufungura ubundi buzima ukakira undi muntu mushyashya mu buzima bwawe ariko gute uba wumva ko ushaka kunyumvisha ko umuntu atsimbuza undi ibyambayeho narabibonye mwana ariko unyemereye njye ntabwo byazakubaho ukundi it's enough birahagije ntabwo bihagije ntabwo nshaka kongera kubabara kundi umurangiye sinzigera nkubabaza mu gihe wampaye karimo mu buzima bwawe Jesho uri tayari kujya mu rukundo nanjye basi kangira ikintu musaba yego muteze amatwi ndagusabye imakanya ndikumva nkeneye kuba ninjye nyine muri aka kanya ahubwo reka nk'akanya ubitekerezeho kandi nizere ko ejo cyangwa se na anytime iyo ari yo yose wazambwira igisubizo cyiza ikizima ni uko nsiga njyenyine ikizima ni uko ngukunda kandi nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima sibyo nakubwiye ngo muri aka kanya ndikumva nkeneye kuba ninjye nyine nakubwiye ko nanjye muri aka kanya ugomba kuba uri kumwe nanjye twenyine basi mu mwanya dutekereza ikibazo umwanya naguhereza wazana igisubizo bisaba wiyiteho
amazi waturutse inzara imeze nabi ndagasa babahungura batinze kubizana bari abakwikwi mwitonde wanjye ubu bari kwarura iyi ngozi wanjye isahani yanjye hari ndanayikokora nuko nshonje ndajya n'iby'abandi ndagasa kajya uko bisa kuba ari ngewe utaho mperuka guhaga ndi mu rugo bimeze bite bite muhungu gaye bakubise gaye kane mu mwakwicaye marisa musubize karagenda ntabwo waba uvuye ku gikoni mwe nsize icyo ukora babigejeje muri refi ayi wowe inzara imeze nabi mana uzi ko wigorora akagira ngo ni inzara wagira ngo naburaye mani kandi naje nariye n'agakoma ka mu gitondo ariko abakwikwi nabo basigaye batinda kuza icyo kurya kabisa ntabwo yabikurikiranye aka gahungu nako wagira bakaroza ibiryo bigiye bitavuze yewe ndaje mwari twakitanga ikigirima mwari gikomeze gikomereze urakoze mwana uri ikigwari wa muhungu umuntu w'umugabo utazi kwirwanaho uzigeza kuki ubusize umuntu uguteze ukubona cyane none agenda n'ibipantaro bibi jindiri muzima tukarengeza hano Gace na. bisoje mwana umva bezimana biriya bintu ntabwo umva ntabwo birenze biriya tumukoreye ndagira ngo ko tumukoreye ibintu n'ubundi birenze biriya mwana sibyo nabyumvise Jesho Resha yagushakaga harahantu Joshua, gira umunsi mwiza. Joshua. Urabikoze mwana. Urabikoze. urakoze mwana shuri ndagira ngo nkubaze ibi ni ibiki ndi kubona ibi ni ibiki biri ku
ariko ubundi gute nagusobanurira njye nta bintu byinshi nyine ibi ni ibiki biri kukubaho mbwira ni ibiki gute nagusobanurira ukabyumva rero oya njye ntabwo nabyumva ahubwo maze usobanurira ibintu biri kukubaho ndi kubona kabone nubwo nagusobanurira inshuro igihumbi nanjye ubu ngubu nibaza impamvu ubuzima bwanjye buhora mu turaburindi none se ibintu biri kukubaho nabyuze umva birangoye ubu buzima nanjye ndaburambiwe sinzi impamvu nsa nkaho buri muntu wese nsa nkaho muri mideli hanyuma se bari kurinda kureba bino byose ubundi byagenze ute biri guterwa n'iki oya ndarambiwe mwana aho bigeze ubu urambiwe iki maze ubwira ibyo bintu urambiwe ubundi ariko gute nagusobanurira ukabyumva ibiri kumbaho byose nibiki uravugana atarumva nibiki uravugana atarumva nanjye ubwanjye ntabwo ndi kubisobanukirwa